Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bababazwa n'iyi nkuru y'incamugongo yumvikanye hano mu karere ka Kayonza. Ni ukuri kw'Imana birababaje kandi biteye n'agahinda, mbega amahano, mbega amarorerwa abereye muri kano karere ka Kayonza. Ese ku bantu benshi cyane barimo baragenda bagaruka kuri bino bintu bibereye muri kano karere ka Kayonza, byaba ari ibiki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza byakuye umutima bagiye batandukanye, nicyo tuje kugenda tugarukaho mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu iteye agahinda yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Kayonza. Inkuru rero irimo iragenda ivugwa muri kano karere ka Kayonza, naho impyisi iriye umukecuru ibice bimwe ibita ku gasozi. Mbega ibintu bibereye muri kano karere ka Kayonza ni ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda. Ni umukecuru rero witwa Mukaneza Angelique wari utuye mu mudugudu wa Rwisirabo ya mbere mu kagari ka Kageyo mu murenge wa Mwiri. Niho rero iyi nkuru y'incamugongo yabereye. Rero byinshi urimo uragenda wibaza uko uyu mukecuru yaba yarariwe n'iyi mpyisi cyangwa n'iyi nyamaswa nk'uko byagiye bitangazwa n'abaturage, ndetse kandi bikanemezwa n'umukobwa wiwe babanaga muri iyi nzu. N'umukobwa we witwaga Veneranda rero yabanaga n'uyu mukecuru. Turaje mwumve amagambo ateye agahinda yatangajwe n'uyu wabanaga n'uyu mukecuru, ndetse n'icyo abaturage nabo bisabiye ubuyobozi, ndetse n'icyo n'abaturage nabo bagiye batangaza. Byose rero uraje ubikurikire hano. Twebwe icyo tugusabye ni ukurira munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujyaho ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Reka rero mbareke mukurikire ibyatangajwe n'uyu mukobwa wabanaga n'uyu mukecuru wariwe n'iyi nyamaswa, ndetse kandi uraza kumva n'icyo abaturage nabo baba batangaje. Izina yanjye nitwa Kuradusenge Veneranda. Mukecuru wanjye yitwaga Mukaneza Angelique, yavutse muri 52. Ubwo rero mukecuru wanjye twabanaga mu buryo bwo kuba yari umukecuru ukuze ushaje, yarahumye atareba. Ni ukuvuga ngo niba yabaga arenze uru ruzitiro wenda akagera inyuma gato, ntiyabashaga kureba ngo yongere agaruke aho yaturutse. Ubwo rero umukecuru wanjye naje kumubura, ndamushaka ndamubura, yabuze ku isaha ya 4 z'amanywa. Ubwo 6 nibwo nari ntangiye gushakisha, maze kumenya ko yabuze. Ndamushakisha ndaburirwa, njya mu midugudu hose ndabura. Noneho ubwo 10 zigeze nibwo nagiye kureba abayobozi, ndababwira nti nabuze umuntu kandi dore amasaha ari kugenda bugiye kwira, mwamfasha gushakisha. Nuko ubwo mudugudu ampa mikoro. Ubwo maze dutanga itangazo. Mu gihe turi gutanga itangazo, umuntu aravuga ati muze nje kubereka ahantu namubonye. Twamubonye ahantu yicaye kuri soya, tugerageza buryo ki turamuzamura tumugeza ku muhanda, kubera ko twari tutamuzi. Twamugejeje ku muhanda turamureka, tuti bwo tumugejeje ku muhanda hari igihe ahura n'abantu bamuzi bakamugeza mu rugo. Ubwo abo bantu basubiye mu kazi kabo. Ubwo rero mu gusubiramo inyuma kwa mukecuru ntago bazi uko yasubiyeyo. Ubwo rero wa muntu abasha kugerageza aragenda arahatwereka, turashakisha, aradufasha, turashaka turamushaka, bigera ubwo bwira noneho dukoresha amatoroshi. Turashaka twavuye 3 z'ijoro, dushakisha tuzenguruka mu duferege hose turamubura. Ubwo naraje ngeze hano, ubwo kuryama byarananiye. Ubwo mu gitondo sinje warose bukeye nahise nsubirayo, ndashakisha hose urume ndarukubita hose hano hose ndashakisha ndamubura. Mubuze nibwo nahise nza
mbwira mudugudu nti rero mvuye gushakisha none ndamubuze mumpe mikoro ntangaze wenda hari igihe nk'umuntu yamubona akaba yamuraranye wenda akavuga ati namuraranye ngwino umurebe. Ubwo mikoro ndagenda ntangaza mu mudugudu hose mburiwe. Umuntu aza kumbwira ati nabonye umukecuru ugenda yerekeza hakurya hari umudugudu wo mu Kiyanja, ati uwo mukecuru yagendaga yambaye ibirenge. Ubwo nahise numva kariwe, ndagenda ngeze ndatanga itangazo ndaburirwa nigize imbere. Umuntu aravuga ati hari umukecuru tubonye bamuzamukana hano. Ubwo ndazamuka ndengiri inyuma y'ibi bisozi urukorera hakurya, ndatanga amatangazo. Uwo bambwiye ati turamubonye nageraho nkasanga ntago ari we, ariko nkongera nsubiza ubwonko inyuma ndavuga nti mama imbaraga afite ntago zamugeza iriya ndi kujya. Nahise ntaha ndaza, ngeze hano ndicara binyanga mu nda, ndongera nsubira hahandi hepfo aho twabari bamuranze ngo niho yarari. Ndashaka ndaburirwa. Ubwo nibwo watangiye kumpa amakuru bati twamubonye yambuka gucya hakurya. Ndatangaza hose ndazenguruka ubuyobozi bwose ndabigeraho mbabwira ikibazo, njya no kuri polisi bamushira ku rubuga nkoranyambaga, abafite za telefoni ni bamushira ku ntuza kuri izi telefoni nyine. Ubwo biranga ndakomeza ndashakisha za Kayonza ngerayo mu bitaro Rwinkwavu hose ngerayo. Ubwo ndaburirwa, ndaza none nkomeza gushakisha mwibi bice. Umukecuru ndamubura ari muri ako kantu kazinze gucya, ndamubura pe. Ubwo rero ku munota wa nyuma, ubwo hamaze gushira ibyumweru 2 n'iminsi 3, nibwo nagiye gushakira hepfo iyo ngiyo hano hitamo Gatino. Ndavuga nti wenda hari igihe yaba yaragiye akajya piyo. Ngeze po nkubita itangazo. Ubwo mbonye imidugudu nyihejeje nibwo nazamutse mba ngeze ahantu bari gusoroma imiteja. Ndavuga nti ibyumweru 2 ngenda nta sabone mfite, bari abantu kambegere mbaka kazi ndebe ko nabakuraho wenda, dore bapimura ku biro, ndebe ko nabakuraho wenda nk'igihumbi nigurira agasabune. Ubwo ndagiye bampa akazi ndakora nka 4 ngiye kumva hari abantu benshi bakoraga aho hantu ni abahinzi bana babashoramari. Waryo ute murambura aho mu nzu no kugera mu nzu ntabwo wageramo hari kunuka, ahubwo mu muyambe mu rwose bamuha inkunga arebe ukuntu bazikana uwo mubiri. Abundi turemeza ko ari impyisi zamuriye umukecuru tubabaje, kuko icyemezo aho zamutsinze ntaho bihuriye naho bakundi murambo wa kabiri imbere baravugaga ngo ntabwo tuze ko ari impyisi, ngo nta cyemezo dufite ko ari impyisi. Ariko se nibaza ikindi gikoko cyatera iki gihimba cyanjye cyose kikagikura nkacyo kakijyana nko hakurya iriya. Kuba dukeka ko yaba yarariwe n'inyamaswa nuko nkanjye by'umwihariko njya mpura nayo, nigize guhura nayo nka 2 hari hakurya. Ikintu nshingiraho nuko twagiye tubona ibice by'umubiri we byaragiye bitatana hirya no hino. Nicyo kintu nshobora gushingiraho, cyangwa se twese nk'abaturage bo muri uyu mudugudu twaba twibaza. None bishoboka bite ko umuntu ari we wapfa kandi ari umuntu wakaburizwamo bigaragara ko ari we n'inyamaswa? Abagiye batandukanye yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwiri witwa Joseph Rukiribuga. Nawe rero yavuze ko aya makuru bayamenye kandi inzego zatangiye gukora iperereza. Umva ibyatangajwe n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Umuturage koko yabimenyesheje inzego z'ubuyobozi yuko hari umukecuru wabuze. Ari umukecuru usanzwe ufite uburwayi bwo mu mutwe, kuko ni kumwe n'umukobwa we yatubwiye. Icyo gihe arabitumenyesha, amenyesha inzego z'umutekano, amenyesha inzego z'ubuyobozi. Ikibazo turagikurikirana, turashakisha cyane, tubaririza kuko bazo batuye na Nyagatare, tubaririza n'abahungu be basanzwe batuye Nyagatare, batubwira ko umukecuru atabagezeho. Ariko baza no kutubwira yuko hariho abamubonye mu nzira zigana i Kayonza. Naho turakurikirana turamushakisha ariko birangira tutamubonye. Nyuma rero nk'uko umukobwa we Dusenge yababwiye, byaje kugaragara ko hari ibice by'umubiri byaje kugaragara mu gice cya Kageyo,
we akanemeza yuko bishobora kuba ari iby'umubyeyi we. Tukimara kumenya iki kibazo twarakurikiranye n'inzego z'umutekano zose uko dukorana. Inzego z'umutekano zigira ibipimo n'ibimenyetso zifata. Icyo gihe kugeza icyo gihe ubwo zabifataga ntabwo kugeza uyu munsi biracyari mu iperereza, ntabwo inzego zibishinzwe ziremeza yuko uwo mukecuru twabuze tukamubona nyuma y'igihe yuko cyaba cyaramuhitanye, yaba yarishwe se n'intege nkeya yagize cyangwa se n'icyamwishe ntabwo kiramenyekana. Ntabwo inzego ziri mu iperereza ntabwo zirashyira ahagaragara ukuri ku cyaba cyarahitanye umukecuru. Rero yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bose nyine bagiye bagaruka kuri uyu mukecuru wariwe n'iyo nyamaswa, bavuga ati ababuze umuntu wabo bakomeze bihangane, ngo kuko kubura umuntu wawe ni ibintu bibabaza kandi biteye n'agahinda. Byinshi rero bigiye bitandukanye byerekeranye n'iyi nkuru, ibyo tuzagenda tumenya tuzabigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.